Abiri byose ni nk'ubusa kuko iyo bitagusize wowe urabisiga ariko Yesu wanesheje yaduhaye amahoro yuzuye ndetse no mu makuba yacu tugira ibyishimo kubw'uwo nta wundi tuzirata ntakindi cyo kwirata oya keretse Yesu wakuye akazuba ibindi byose ni nk'ubusa kuko iyo bitagusize wowe urabisiga ariko Yesu wanesheje yaduhaye amahoro yuzuye ndetse no mu makuba yacu tugira ibyishimo kubw'uwo nta wundi tuzirata winureba Imana twabonye turakira winumva ibyiza twumvise tubona ubuzima tuva mu rupfu tujya mu bugingo tubona agaciro tugira ijambo ubona wakwakira Imana kwawe ahubwo mu isezerano ryayo ibyishimo n'amahoro n'ubugingo buhoraho winureba Imana twabonye turakira winumva ibyiza twumvise tubona ubuzima tuva mu rupfu tujya mu bugingo tubona agaciro tugira ijambo kuko nawe wakwakira Imana kwawe ahubwo mu isezerano ryayo ibyishimo n'amahoro n'ubugingo buhoraho
itabesha kandi niduka ibyo yavuze byose bizasohora niba ufite isezerano ry'Imana wihangane reka gushidikanya rizasohora Imana ntabwo ikibesha kandi ntiruka ibyo yavuze byose bizasohora hari Imana yavuganye nawe uri mu buzima bukomeye. Imana yavuganye nawe ni Imana itabesha. Imana irinda ijambo ryayo ikarikurikirana hari Imana yakubwiye ugeze mu icuraburindi ubona nta cyerekezo ubona nta nzira yo kunyuramo ariko Imana twakurikiye irindi ijambo ryayo irindi ijambo ryayo irindi ijambo ryayo ibyo yavuze byose bizasohora ufite isezerano ry'Imana wihangane reka gushidikanya rizasohora Imana ntabwo ikibesha kandi ntiruka ibyo yavuze byose bizasohora hariho ibyo yakubwiye mu cyumba wiherereye hariho n'ibyo yakubwiye uri mu nzira ugenda Imana irinda ijambo ryayo ikarikurikirana Imana irindisha ubuhirindi ikarikurikirana irindisha imbaraga zayo ikarikurikirana irindisha urukundo rwayo ikarikurikirana yigirira icyizere izabikora hariho n'ibyo yakubwiye wabonye bisohora hari n'ibindi yakubwiye bigiye gusohora yigirira icyizere n'Imana itajya n'Imana itaricashwa n'Imana nyamana n'Imana igira urukundo n'Imana ivuga igasohoza n'Imana yigirira icyizere Imana irinda ijambo ryayo ikarikurikirana Imana irinda ijambo ryayo ikarikurikirana uko ari
Amashimwe kwa Yesu. Tambuke muze sengera umwigisha kandi tugizeho buhamya. Kubaho ninde? Cyane ibiganza hejuru. Kubaho ninde? Reka tumukomere mu mashyi tumushimire. Uwo mwami wadukuye mu biyobyabwenge akaduha ubuzima akaduha ubugingo. Turambure ibiganza tuze icyubahiro. Icyubahiro ni icye, azi kurinda. Imana ibane nawe. Haleluya. Mwikirize haleluya. Nitwa Alorimana Sharire, ndi umupastori muri paruwasi ya Muganza ku itorero rya Mumena. Nagira ngo tuganire ijambo ry'Imana hano kuri iki kibuga. Shimye Imana ko nongeye kuhanyura mfite ubuzima, ndi muzima nta bwoba, ntari guhigwa. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Iki kibuga nagikiniyemo, iki kibuga nakigaraguriyemo, Imana yakindindiyemo. Bakindasiyemo amasasu menshi ndi kwambukiranya. Imana ishimwe ko nkigarutsemo. Yesu yarandinze. Imana ishimwe. Haleluya. Aha ngaha muri Gikondo nahageze muri 85. Muri 85 ntorotse gereza. Nabaga hano kuri ekore kongoreze niho nari ngeze ari ubwa mbere rwose muri iyo myaka 85. Wavuga ngo wari utorotse gereza wakoze iki, byagenze gute? Nari nanyweye ibiyobyabwenge, itabi n'inzagwa. Hanyuma imbere yanjye haturuka umugore utwite, nkabona ni nk'umwana ufite imyaka 15. Namuterura rero mudunda hasi ahita ajya muri koma. Ubwo baje kumfata kugira ngo bankubite, basanga mfite ibyuma, batinya kunyegera. Mitanoroka ndagenda njya mu rugo. Ngeze mu rugo polisi niyo yaje ishyira ku mapingu, iranshorera n'imbunda bajya kumfunga. Bari bategereje rero yuko uwo mubyeyi apfa, nanjye bakangemura cyangwa se bakankoresha ibyo nawe yari amaze gukora. Amaze gupfa nanjye nagombaga gupfa. Ariko kubw'umugambi w'Imana ntabwo byagenze gutyo, ahubwo naratorotse mitanzi Kigali. Nkomeza rero akazi kanjye n'ubundi kuburara, kubiyobyabwenge, kubusinzi, kuburwanyi. Ndashima Yesu wampaye agakiza. Haleluya. Ndibuka muri 89 kuko nibaga hariya muri riya soko, naribye igihe kimwe baramfata. Isoko ryose rimpuriraho, barankubita. Unkubita igitoki, unkubita amakara, unkubita urutoryi, unkubita urunyanya, unkubita igisheke, abankubita imigeri. Nabo twibanaga nabo baza kunkubita. Bamvanye hariya bankubita, bangeza hariya kuri brigade. Icyo gihe niho hari komine. Ntabarwa na polisi. Polisi niyo yantabaye irabanyaka. Hanyuma bajya kumfunga. Icyakoze mushiki wanjye araza atanga amafaranga menshi arangombora. Hanyuma mpita nsubirayo. N'ubu mushiki wanjye aracyatuye hariya, aracyahari. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Urumva rero ko Imana yandinze. Hano hari akabari, sinibuka neza nyirako kabari. Habaga inzagwa zikomeye cyane zaturukaga Icyangugu, zabaga ziri mu ubuki, bazitaga Butunda. Ako kabari niko nanyweragamo, n'akabari ko kwa Kongore. Ubundi nkajya kurya gatanu. Iyo aho ngaho nabaga nahaze, narambukaga nkajya kunywera kuri 40. Ubundi nkajya aho bita kuri Munanira ku Kabusunzu. Urumva ko byari byararangiye. Cyarazigaraga rero kunywa inzoga ntanywa itabi. Twebwe nagira ngo mabwire ngo urumogi ntabwo giye naruguraga. Iwacu twararuhingaga mu rugo, twahingaga amatabi, twahingaga ibikamba, tugahinga urumogi. Jewe rero narunywaga ntazi igiciro cyaryo, ari ukwisoromera gusa. Urumva yuko ijisho ryari ryarahiye. Haleluya. Nari umupushayi. Abo bita abapushayi murabazi. Araza kubabwira mwene data uriya nawe ndamusigiramwo
iminota yo kugira ngo ababwire. Ndagira ngo mbabwire rero, njye natangiye kunywa itabi ifite imyaka 5. Inzoga natangiye kuyinywa ndi kwibere, ntabwo nzi igihe natangiye gusindira. Nageze rero mu myaka 18 ndara mu kabari. Umugabo witwa Kaneza wo ku Karugira ni umudiyakoni, aranzi twaranaga mu kabari kugeza saa 8 saa 9, tukava mu kabari turara mu mikingo, turara mu mingoti, tutabasha kwigeza no mu rugo. Ariko Imana ishimwe yuko yaduhaye agakiza, Imana ishimwe ko natwe Imana yatugiriye neza. Haleluya! Hano rero nagiraga amahane, nararwanaga, nigeze gukubita umugabo hariya ku kabari ko kwa Kongore ajya muri koma, kandi yari afite nk'ibiro nka 85, kandi njye nari mfite ibiro 50, ariko namukubise umujyara arasinzira. Nubwo byari bimeze gutyo, ntabwo nari noroshe. Ndi kubona hano umuntu ugendera mu kagare witwa Ruhojojo. Uyu nguyu aranzi ni kavukire, aranzi najyaga mbashota imigeri hariya aho twari duturanye. Ubuhamya ndi kuvuga rero, uyu mugabo arabuzi, nubwo yagize ingorane akarwara umugongo, agacika umugongo kugeza igihe agendeye mu kagare. Murekeraho ngaho, turaza kumusengera. Ndagira ngo mbabwire rero ngo Imana yangiriye neza. Haleluya! Nacuruje itabi naha mu mujyi wa Kigali, nacuruzaga itabi, kandi hari ukuntu nyine wacuruzaga uvangamo nyine no gucuruza utu twose tw'ibiyobyabwenge. Ariko Imana ishimwe, ubu ndi pastori, ubu ndi umukozi w'Imana. Imana yampaye ubuzima, Imana yambeshejeho. Yesu niwe utumye turiho, niwe utumye duhumeka. Imana ishimwe cyane. Aha niho nakoreye ubukwe, aha niho nabereye umuyobozi, aha niho naboneye inzu, aha ngaha niho naboneye abana, aha niho Imana yandindiye, niho yampereye umugisha. Imana nishimwe. Reka some n'ijambo ry'Imana naryo iminota 5. Hano mu kubara igice cya 22 murongo wa 31 haravuga ngo, maze Uwiteka ahwejesha amaso ya Balamu, abona marayika w'Uwiteka ahagaze mu nzira, akuye inkota ayifashe mu ntoki, arunama yikubita hasi yubamye. Marayika w'Uwiteka aramubaza ati, ukubitiye iki indogobe yawe aka gatatu? Dore nzanywe no kugutangira, kuko mbonye ko uca mu nzira ijyana kurimbuka. Imana idufashe. Dore nzanywe no kugutangira, kuko mbonye ko uca mu nzira ijya kurimbuka. Mu Migani igice cya 14 n'umurongo wa 12 hari ijambo rivuga ngo, hari inzira itunganiye umuntu, ariko iherezo ryayo ni inzira z'urupfu. Naho aseka mu mutima we harimo agahinda, kandi amaherezo y'ibitwenge ni ugushavura. Kandi amaherezo y'ibitwenge ni ugushavura. Hanyuma muri Matayo 11:28 hakavuga ngo, mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Iri jambo ry'Imana dusomye mu kubara ni marayika wari utangiriye Balamu, agiye kuva mu bwoko bw'Imana, agiye gukora ibintu bibi, agiye kwica ubwoko bw'Imana. Ariko kuko Imana yamukundaga, kuko Imana yamubonaga, kandi ikunda abantu b'Imana, ikunda ubwoko bw'Imana, yohereza marayika ajya gutangira Balamu, kuko yari agiye gukora ikintu kibi. Marayika aramubwira ngo, dore nzanywe no kugutangira, kuko mbonye ko uca mu nzira ijya kurimbuka. Uyu munsi wa none izi korari ziri hano zikubereye marayika waje kugutangira. Aba bavuga butumwa bakubereye marayika waje kugutangira. Twebwe turi gutanga ubuhamya, twakubereye marayika waje kugutangira. Aba bakozi b'Imana bicaye aha b'abayobozi bakubereye marayika waje kugutangira. Ibi byuma byakubereye ijwi riguhamagara, rikubuza kujya mu nzira yo kurimbuka. Kandi nagira ngo
nkubwire ijambo ry'Imana riratubwiye ngo kandi hariho inzira umuntu yibwira ko itunganye, ariko izo nzira ni inzira z'urupfu. Inzira z'ibiyobyabwenge ni inzira z'urupfu, inzira z'ubusambanyi ni inzira z'urupfu, inzira z'ubusinzi ni inzira z'urupfu, inzira zo kwiba ni inzira z'urupfu, inzira zo kurwana ni inzira z'urupfu, inzira zo kubeshya ni inzira z'urupfu. Yewe muntu uri hano, marayika azanywe no kugutangira kuko abonye kuca mu nzira ijya kurimbuka. Rekeraho, Imana irashaka kukuruhura. Iravuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Ushobora kuba urushye n'ibyo unywa, n'ibyo urya, n'ibyo ukora utabasha no kubyikuramo. Erega Imana irakuzi yuko byakunaniye, erega Imana irakuzi ko nta kutagize. Ariko uyu munsi wa none hari imbaraga z'ijambo ry'Imana. Niwumva ijwi ry'Imana ntiwinangira umutima, urabona amahoro, urasinzira, indwara zirakira, kandi uzabona n'umugisha. Imana ishimwe cyane. Haleluya! Mukomere Imana amashyi menshi cyane. Agira ngo dusengere umwigisha aze hano tumusengere. Araza kukugira inama, araza kugusengera. Uyu ni murumuna wanjye, uyu ni murumuna wanjye, ariko mu byaha ni mukuru wanjye kuko niwe wakoze ibyaha byinshi cyane. Uyu ni the band, uyu ni the band. Uyu yari iniga irenze, uyu yari danje. Ariko nanjye ntabwo nari noroshye, nuko nta mwanya mbonye nyine uhagije wo kubabwira ibyuma nagendanaga ubwoko bwabyo. Ariko Imana ishimwe, uretse umuntu umwe nakubise inkoni kuzuru nkarimena, n'uwo mugore nakubise atwite, nta muntu nateye icyuma. Imana ishimwe ko Imana yandinze nkarinda nkizwa, nta muntu nteye icyuma. Ariko niyo nkoni yari nk'icyuma kuko uwo muntu byari birangiye. Umugisha w'Imana nube kuri uyu mukozi w'Imana mu izina rya Yesu, amen.
Hallelujah. Ariko hallelujah. Amen. Abantu bageze hano hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Baba koga tumewe. Batanu muri bo barabanyabwenge, abandi barabapfu, ababanyabwenge bari bibitse w'amavuta, ababanyabwenge bari bibitse w'amavuta.
Hallelujah. Amen. Enyegeza. 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 Amen. 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 Ariko hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Saraba wabaye ibendera ryacu. Tubane iby'isi, ibibambwe nabyo bitubona nk'abahanga.
twishwe n'imbeho cyangwa n'izuba aha nigejeje ikora ni heza turi abagabo bo guhamya ineza y'Imana aha nigejeje ikora ni heza turi abagabo bo guhamya ineza y'Imana. Dushingiye ku mirimo myiza yakoze n'igitagiriye neza ngo abivuge n'igitakuye kure kandi n'igitarakora biri mu nzira isa kuko atari umuntu wibeshye cyangwa ngo yicuze. Dushingiye ku mirimo myiza yakoze n'igitagiriye neza ngo abivuge n'igitakuye kure kandi n'igitarakora biri mu nzira isa kuko atari umuntu wibeshye cyangwa ngo yicuze kandi n'igitarakora biri mu nzira isa kuko atari umuntu wibeshye cyangwa ngo yicuze. Twibutse amaboko yadukuje mu Egiputa twibutse ukuntu yaturindiye mu butayu ntabwo twishwe n'imbeho cyangwa n'izuba aha nigejeje ikora ni heza turi abagabo bo guhamya ineza y'Imana aha nigejeje ikora ni heza turi abagabo bo guhamya ineza y'Imana. Amaboko yayakomeye yakoze imirimo ku nyanja itukura yarasetse itanura ry'umuriro iraseruka mu ngunguru y'amavuta iyo yahabaye Yohana bamukuramo ari muzima natwe yadutabaye mu ntambara zigoye ubuzima bw'akimana. Ntugatembewe nawe yaje yuzuye imbabazi. Yes.
tuzamurira amaboko Yesu. Uyu munsi niwumva ijwi rye ntiwinangire umutima, araguhamagara ngo uze nawe. Haleluya. Yesu yaje mw'isi yanduye, yambara kamero k'umuntu, asiga ubwiza n'icyubahiro, aza muri isi. arababazwa bikomeye, aterwa icumu, yambikwa ikamba ry'amahwa mu ruhanga rwe. araguhamagara nawe, araguhamagara umwitabe niwo bashaka, umwitabe niwo bashaka, agutegeye amaboko, agutegeye amaboko, ngwino umusange, ngwino umusange, araguhamagara Yesu, araguhamagara, ngwino umwitabe, umwitabe niwo bashaka. Haleluya. agutegeye ngwino umusange. vuga imbaraga zawe nta butayu udakuramo umuntu we, mpagaze ku manga, vuga imbaraga zawe nta butayu udakuramo umuntu we, mpagaze ku manga, Mpagaze ku manga, vuga imbaraga zawe vuga imbaraga zawe, nta butayu Yesu we, nta butayu udakuramo umuntu. nubwo bitameze neza, Nubwo bitameze neza,
gendera mu murongo w'inzira y'agakiza uravamo injira undi akomeze gendera mu murongo w'inzira y'agakiza uravamo injira undi akomeze nimuze twubake ubwami bw'Imana tutabara bigitutsi mu banyamahanga twiyungemo imbaraga zo gukora uwo murimo mwiza nimuze twubake ubwami bw'Imana tutabara bigitutsi mu banyamahanga twiyungemo imbaraga haleluya gukora uwo murimo mwiza bazabona ko Imana yacu twakoreye itarobanura ubutoni izadushoboza ntituze tendebuka dukora iby'ubutwari bazabona ko Imana yacu twakoreye itarobanura ubutoni izadushoboza ntituze tendebuka dukora iby'ubutwari dukore neza dukorere Imana hemba neza ntiyambura dukore neza dukorere Imana ihemba neza ntiyambura dukore neza dukorere Imana ihemba neza ntiyambura dukore neza dukorere Imana ihemba neza ntiyambura yaravuze iti abanya n'abazi n'abafite ikimenyetso icy'amaraso nameneye ku musaraba ahiriwe mu gitabo cy'ubugingo ahiriwe uwanditswe mu gitabo cy'ubugingo ahiriwe uwanditswe mu gitabo cy'ubugingo yademeye umunezero mu cyimbo cy'amakuba yamanaguje bya bishura bye reka ndirimbe niyo yabikoze yademeye umunezero mu cyimbo cy'amakuba yamanaguje bya bishura bye reka ndirimbe niyo yabikoze yademeye umunezero mu cyimbo cy'amakuba yamanaguje ndabishura nde kadirimbe reka ndirimbe niyo yabikoze niyo yabikoze niyo yabikoze niyo Mana yarabikoze tubiririmbe yarabikoze niyo yabikoze so reka mbamenere ibanga rikomeye reka mbamenere ibanga rikomeye reka mbamenere ibanga rikomeye reka mbamenere ibanga ryo namenye nuko tuzabona Yesu amaso ku maso kandi tukiri mu isi tuzarama dukomeze umurimo yaduhamagaye nuko tuzabona Yesu amaso ku maso umwami wanjye tukiri mu isi tuzarama dukomeze umurimo
kubera Imana, kuba turya ni ukubera Imana, kuba twambara ni ukubera Imana, kubabwira bugacya ni ukubera Imana. Nyemera Mana ngushimire ibyo dukorera biratunyura, kuba turiho ni ukubera Imana, kuba turya ni ukubera Imana, kuba twambara ni ukubera Imana, kubabwira bugacya ni ukubera Imana. Nyemerera Mana ngushimire ibyo dukorera biratunyura, nyemerera Mana ngushimire ibyo dukorera biratunyura. abagabo ntibagutambire, ababyeyi ntibagutambire, abasore ntibagutambire, abakobwa ntibagutambire, badukuye kure, ibyo dukorera biratunyura, ibyo dukorera biratunyura. abagabo ntibagutambire, ababyeyi ntibagutambire, abasore ntibagutambire, abakobwa ntibagutambire, badukuye kure, ibyo dukorera biratunyura, ibyo dukorera biratunyura. ayo mashyi ku bantu bemera Imana yacu. Hari abavuze ngo ntacyo uzimarira, barongera ngo uzapfuringa, bagutega iminsi uko bwije n'uko bukeye, ijuru naryo riba riranzuye ribitesha agaciro. Niyo mpamvu uko bwije n'uko bukeye babona uri gutera imbere. Ubu buzima dufite ni wowe tubukesha, kuba turiho ni ukubera Imana, kuba turiho ni ukubera Imana. Hari abavuze ngo ntacyo uzimarira, barongera ngo uzapfuringa, bagutega iminsi uko bwije n'uko bukeye, ijuru naryo riba riranzuye ribitesha agaciro. Niyo mpamvu uko bwije n'uko bukeye babona uri gutera imbere. Ubu buzima dufite ni wowe tubukesha, kuba turiho ni ukubera Imana, kuba turiho ni ukubera Imana. abagabo ntibagutambire, ababyeyi ntibagutambire, abasore ntibagutambire, abakobwa ntibagutambire, badukuye kure, ibyo dukorera biratunyura, ibyo dukorera biratunyura. abagabo ntibagutambire, ababyeyi ntibagutambire, abasore ntibagutambire, abakobwa ntibagutambire, badukuye kure, ibyo dukorera biratunyura, ibyo dukorera biratunyura. Ibuka amarozi wariye Imana ikakurinda, ibuka mu ntambara ukuntu bashatse kukwica Imana ikakurinda, iyaturokoye ibyago bikomeye na n'ubu iracyaturokora. Yitwa rudatetereza abayisu, intwari ku rugamba, kuba turiho ni ukubera Imana, kuba turiho ni ukubera Imana. Ibuka amarozi wariye Imana ikakurinda, ibuka mu ntambara ukuntu
bashatse kukwica Imana ikakurinda, iyaturokoye ibyago bikomeye na n'ubu iracyaturokora. Kitwa rudatetereza abayisu intwari ku rugamba, kuba turiho n'ukubera Imana, kuba turiho n'ukubera Imana, iye n'ukubera Imana, ndabyibutse n'ukubera Imana, ikura ku cyavu n'ukubera Imana, iye n'ukubera Imana, iye n'ukubera Imana, iye n'ukubera Imana, iye n'ukubera Imana. Uzikurinda Mana we, uzikurinda Mana we, Nyiringabo Elohimu we, Data we, ushobora byose na Mana we, Nyiringabo witwa Rubasha, ushobora byose na Mana we, Data we, Elohimu we, Nyiringabo mu Banyarwanda, mu Barundi naho, mu Banyakenya, muri Kongo naho, Imana we, Imana we, Nyiringabo uri Rubasha. Mana we Mana uri Mana y'amahoro, Mana we Mana uri Mana y'amahoro, Mana we Mana uri Mana y'amahoro, Mana we Mana oh uri Mana y'amahoro, oh uri Mana y'amahoro, oh uri Mana y'amahoro, oh uri Mana y'amahoro, ugira neza uri Mana y'amahoro, uri Rubasha uri Mana y'amahoro, ushobora byose uri Mana y'amahoro, uri Mana y'amahoro. Ab'Imana yagiriye neza nimumfashe tuyitambire, ab'Imana yakijije uburwayi nimumfashe tuyitambire, nyeganyega ku maguru yawe abiri, yizamurira icyubahiro, yagiye ibyinire abasaza n'abakecuru, muhaguruke dutambire Imana yacu. Namwe abakiri batoya nimuhaguruke, abakobwa muhaguruke, abasore muhaguruke dutambire Imana yacu, abagabo nimuhaguruke, umuntu wese yuko ibyo Imana yamukoreye nahaguruke dutambire Imana yacu. Igira neza, igira neza, ishobora byose.